Yesu nashimwe bene data, turabasuje mu izina rya Yesu kubw'uyu mwanya Imana yongeye kuduha, umwanya wa mbere yuko inkoko ibika. Izina ry'Imana rikomeze rishimwe kandi izina ry'Imana rikomeze rihabwe icyubahiro. Duhaye ikaze buri muntu wese dusanzwe tugirana ibihe byiza muri aya materaniro. Imana ikomeza kukugirira neza kandi Imana ikomeza kukwagura. Ndabizi neza yuko muri uyu mwanya hari imirimo n'ibitangaza bikoreka, kandi nawe udukurikiye uhumure. Amateka yawe ushobora kubona bitari kugenda neza muri aka kanya, ariko ndabizi neza yuko ejo ari wowe uzaseka. Ejo ni heza, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Abamaze gukora subscribe rero tubahaye ikaze. Imana ibahe umugisha kuko muri umugisha kuri twe, ndetse n'ibiganiro byacu ni mwebwe bijyaho ba mbere. Namwe mutarayikora rero tubashishikarije kuyikora kugira ngo igihe cyose tuzajya dushiraho ibiganiro mujye mubibona. Ikindi turabasaba kugira ngo mujye mukora like, mutwereka ko mudukunda kuko natwe turabakunda. Ikindi muduhe comment kugira ngo tumenye neza ibyo twakongera cyangwa se ibyo twavugurura, kugira ngo izina ry'Imana rikomeze rishimwe kandi rikomeze rihabwe icyubahiro. Tubahaye ikaze rero muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana ubohora benshi. Reka mbabwire, mbere yuko uva mu rugo, mbere yuko ugira icyo ukora, mbere yuko inyoni ziririmba, na mbere yuko hagira ikindi cyavuga ku buzima bwawe, ujye ufata umwanya ubanza usenge, ubwire Imana ngo urakoze kuri mwiza, ubwire Imana ngo urakoze ko wandinze, ubwire Imana ngo urakoze ko wakoze ibikomeye ku buzima bwanjye. Imana izajya ikugirira neza kandi Imana izajya ikwambika imbaraga, Imana izajya ikumeshereza, kuko Imana twakurikiye ntabwo ari nyabingi, Imana twakurikiye ntabwo ari dagoni. Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Muri uyu mwanya rero muba muri kumwe nanjye Pastor Joshua Gasigwa. Imana y'amahoro ibahe umugisha, imbaraga n'amavuta. Murabizi rero mbere yuko twinjira mu mwanya wo gusenga, turabanza tukumva ijambo ry'Imana. Twamara kumva ijambo ry'Imana, rya jambo tukarisengeramo, Imana igakomeza igahabwa icyubahiro, Imana igakomeza kwamamara. Uyu mwanya rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana, turi busange mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Ijambo ry'Imana turi busange mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ibice byaho ni 18. Turasoma umurongo waho wa 21 tugeze ku murongo waho turasoma umurongo waho wa 21, niturangiza tugeze ku murongo wa 23. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ibice byaho ni 18. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 21 tugeze ku murongo waho wa 23. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aramubaza, urambaza iki? Urambaza iki? Abumvaga bari bubaza ibyo nababwiye, nibo bazi ibyo navuze. Amaze kuvuga atyo, umwe mu basirikare wari uhagaze aho akubita Yesu urushyi ati, uko niko usubiza umutambyi mukuru? 23. Yesu aramusubiza ati, niba mvuze ikibi kimpamye, ariko niba ari neza umpoye iki? Twakire neza ijambo ry'Imana. Muri uyu mwanya, muri uyu munota wa mbere yuko inkoko ibika, Imana yagendereye ubuzima bwanjye. Imana impa ijambo rivuga ngo, genda umbwirire ubwoko bwanjye ngo, mbese Kayafa arakubaza iki? Ubundi Kayafa arakubaza iki? Haleluya. Imana yambwiye ntabwo mbizi, ariko icyo nzi cyo nuko hari umuntu ndimo mvugana nawe. Imana yambwiye muvugane nawe ubuzima bwawe ngo, Kayafa arakubaza iki? Mu buzima bwawe bwa buri munsi ujya ugerageza gukora ibyiza, ariko ukabona ibibi nibyo biri kuza imbere yawe. Ujya ugerageza kuva hamwe kugira ngo ugere ahandi, ariko ukabona ntabwo biri gukunda. Ukabona Satani afite gahunda yo gukomeza kugutiriganya no kukubuza umutekano. Ujya ugerageza kugira ngo nibura ubone iterambere, ariko ukabona abadayimoni barakutuye, ntabwo bafite gahunda yo kukureka. Ubundi Kayafa arakubaza iki? Ubundi Kayafa ashaka iki ku buzima bwawe? Ntabwo nzi Kayafa ufite. Birashoboka ko ari Kayafa w'amadeni, birashoboka ko ari Kayafa w'ubugumba, birashoboka ko ari Kayafa w'abarozi, ariko si ubundi Kayafa arakubaza iki? Aya ni amagambo Yesu yabajije Kayafa. Bibiliya iravuga ngo ni igihe Yesu yari amaze gufatwa, ngo amaze gufatwa bamujyana kwa Pilato, ngo ageze kwa Pilato ngo bari bamugiriye nabi, bari bamukubise, bari bamukoreye bya mfura mbi kandi nta na kimwe kimurega, nta n'ikese n'imwe yamufatisha. Yesu baramuhohotera, baramufata, bamufata nta kese n'imwe, nta na defilement bamukoreye.
nta na suspectations wagenderaho ngo uvuge ngo iki ngiki nicyo ashinjwa. Yesu ajya kubona yibona mu maboko y'ubuyobozi atazi na kimwe icyo aregwa. Yesu abona ari kurya imigeri atazi icyo aregwa. Yesu bamukubita inshi nta kimwe, nta kirego na kimwe arabona. Abahanga mu bya Bibiliya baravuga ngo Yesu banamukatiye n'urubanza ataranaburana. Hahandi bavuga ngo umuntu bamujyanye muri 30 jours bakagukatira bataranakwerekana dosiye ikurega. Uko niko Yesu yarenganijwe. Yesu batangira kumuzerereza ngo bamujyana kwa Pilato, ngo yewe na Pilato agerageje kwinjira muri kese ya Yesu akurikije ukuntu abantu babivugaga, ndetse nabaza na Yesu ubwe. Yesu bakamubaza ibibazo babisubiramo, ariko akihangana akabibabwira, akababwira ngo nta cyaha na kimwe mfite, nta kosa na rimwe nabakoreye, nta kintu na kimwe nabagiriye, nanjye ubwanjye ihari ubu buzima ndi kwisangamo ntabwo nzi ukuntu bimeze. Reka nkubwire wowe nkurikiye muri uyu mwanya, reka nkubwire wowe uri kunyumva muri iki gitondo, reka nkubwire wowe uri buze kunyumva mu yandi masaha. Hari igihe wisanga muri kese nawe utazi uko bimeze. Hari igihe wisanga warezwe kandi ukisanga mu bundi buzima nawe utaruzi uko wibwisanzemo. Kayafa akagufata n'abantu bakagufata bakakujyana mu bintu byo kugutoteza ndetse ukaba uri no kurengana. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo muri uyu mwanya Imana ivuganye n'ubuzima bwawe ngo ntakwe habaho Imana itavana umuntu, nta nakora Imana itamugeza. Ndabizi neza ko hari benshi bari mu marira bari kuvuga ngo turenganywa kubera iki. Ndabizi ko hari abantu benshi bari kuvuga ngo mbese ubuzima bwacu ni kubera iki, nitwe twakoze ibyaha muri famiye zacu. Ujya wireba ukabona ntabwo ugira aho uva, nta n'ubwo ugira n'aho ugera. Ibintu byawe byose bihora biziritse. Ariko se ubundi Kayafa arakubaza iki? Haleluya! Ubundi Kayafa arakubaza iki? Ko nta kintu na kimwe mwigeze muhuriraho nibura ngo wamuhemukiye. Kuri umunyamasengesho kandi ukagira ugasenga ku manywa na nijoro. Kuri umwana w'ubugingo kandi ukaba muri wowe harimo ubugingo, waracungujwe amaraso ya Kristo. Ubundi Kayafa arakubaza iki? Haleluya, haleluya. Reka nkubwire, Kayafa yageze ku mugabo wawe, umugabo wahinduka nk'intare. Kayafa yageze ku bana, abana bawe baragenda, ubwenge bwose buragenda. Kayafa yageze ku nshuti zawe zigukorera inama zikavuga ngo ni wowe mwanzi kandi uzikunda kuruta abandi. Nta kintu na kimwe kizima uvuga ngo batere kugicondoza buri muntu wese ugasanga ari kugishakamo impamvu. Ariko si ubundi, mbese ubundi Kayafa arakubaza iki? Aletope didi deba. Yesu ngo barangije bamuvana kwa Pilato, ngo mbere kuva kwa Pilato ngo hava nta kintu na kimwe amenye kimurega. Kandi wibuke niko bari kumukubita, inyuma ye hari rubanda bari kuvuga ngo nabambwe. Ngo Pilato hari nubwo yababajije, aravuga ngo murabizi ko dufite ibandi ryica abantu, ritega abantu, rifata abagore ku ngufu, rikica abagabo. Mbese Yesu na kiriya gisambo tubabohorere nde? Ngo bose batera hejuru baravuga ngo turashaka ko tubohorera Baraba. Ariko Yesu ni mu mubambe, ni mu mubambe, ni mu mubambe. Ngo Pilato abonye ko abantu bashetse ko Yesu bagomba kumubamba, ngo arangije aravuga ngo ngewe ndi kubona urubanza runaniye. Ngo arangije amwohereza kwa Kayafa. Ngo Yesu baramutwara bamujyana kwa Kayafa bamukurubana. Ngo ageze kwa Kayafa, ngo Kayafa biramunezeza kuko yari abonye Yesu. Bibiliya iravuga ngo nuko ali bose treveni menini konte. Ngo Kayafa yinjira mu bya Yesu, ngo atangira kumubaza nk'ibibazo Herode yamubajije. Ariko Yesu agerageza kubisubiza, ntiyagira na kimwe yibagirwa cyangwa se areka. Ariko Kayafa nawe urubanza rumunaniye, aravuga ngo reka mwohereze kwa Herode. Ngo Yesu nawe barongera urwo ruzerero bari kumuzererezamo. Nibuke nubwo ari kuzerera muri urwo ruzerero nta kese n'imwe afite imurega. Reka nkubwire, kuba wiri guzerera abadayimoni baragusabirije bakakukubitisha hirya no hino. Ujya mu bintu runaka ukabona birahomba, ukajya mu bindi ukabona biranze, ukajya mu bindi ukabona biranze, wabaye uruzerero muri za business kubera kunanirana. Nta kindi wakoze, nta kosa wakoze, na Yesu barumushizemo nta kese n'imwe imurega. Haleluya. Icyo Kayafa bagambiriye cyangwa se ubuyobozi bw'isi cyangwa se gahunda y'isi ni ukugira ngo iburize mu mugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ariko ndagira ngo aba badayimoni bari bakwisukiriye muri uyu mwanya wa mbere y'uko inkoko ibika, Imana iguhaye umugisha, Imana izanye ubugingo ku buzima bwawe. Bibiliya iravuga ngo nuko ngo baramujyana kwa Herode, ngo Herode nabo baranezerewe. Bibiliya iravuga ngo Yesu ageze kwa Herode, ngo Herode aranezerwa kuko yifuzaga kureba Yesu ngo ariko ataramubona. None abonye Yesu bamuziritse ari mu ikamba, bamuteye ikamba nk'umujura.
ngo Herode ngo arangije aramubaza ngo niho Yesu umwami w'abayuda? Ngo Yesu aramubwira ngo wakabimenye. Ngo Herode aranezerwa, ariko ngo Yesu ari kwa Herode hari igitangaza cyahise gikoreka. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo ni ukuhereye ubwo ngo Herode ngo ndetse na Pilato bari abanzi, ntabwo bavuganaga. Ngo ariko Yesu ageze kwa Herode ngo batangira kuzura ubwo. Herode atangira kuba inshuti na Pilato. Byo byonyine icyo ni igitangaza kibonetse. Yesu atangiye kunga inshuti zari zaramaze kuzimya umuriro, zari zaracanye uwaka. Haleluya. Yesu atangiye kubahuza. Ngo Herode nawe yinjiye mu bya Yesu, ngo biramuyobera, aravuga ngo nimusubize kwa Kayafa. Ngo bakejeje Yesu kwa Kayafa, ngo Kayafa atangira kongera kumubaza nka bya bibazo yamubajije mbere. Aho niho Yesu yamubwiye. Yesu aramubwira ngo ariko ubundi urambaza iki? Aba bose basheze ngo mbande narababwirije, nta kintu na kimwe ntababwiye. Ubu ni ibyo uri kumbaza iki? Ko aribo bacetse ko mfite ibibazo, ko mfite ibyaha, baba bari bubaza maze bakakubwira ibyaha mfite. Ko aribo nabwirije ukababwira nge, bakakubwira nge icyo bandega. Bibiliya iravuga ngo hari umusirikare wari uri aho ngaho. Bibiliya iravuga ngo akubita Yesu urushyi, aramubwira ngo ntabwo ari uko wari ukwiriye gusubiza umutambyi mukuru. Ngo Yesu arangije ahindukira uyu musirikare. Iri jambo Imana ifashe nzongera kurivugaho. Ngo aramubaza ngo mbese umpoye iki? Mu magambo uvuze hari icyaha unyumviseho? Hari amagambo y'agasuzuguro n'ubwishongore wumvise mvuze wenda bitari ibyo nari nkwiriye kuvuga? Aramubaza ngo niba ubonye yuko nta kintu na kimwe mvuze kibi, uri kumpora icyo, uri kunkubitira iki? Mbese ubundi Kayafa arakubaza iki? Ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, hari igihe Kayafa asheze akakubaza ngo uri umunyamugisha. Ubundi kuri umunyamugisha nyine kandi Imana ikaba yaraguhaye umugisha, ubundi Kayafa arabishakira iki? Ubundi Kayafa arakubaza iki? Ndagira ngo tugiye gusenga Imana, ubaze Kayafa wari ukwatatse, mubwire ngo ariko ubundi wowe urambaza iki? Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Mbariza Kayafa ngo ubundi wowe urambaza iki? Ko nta kintu na kimwe cyo wibye, ko nta byo watwaye, ubundi kubera iki Kayafa agambiriye kukuriza? Ubundi kubera iki Kayafa agambiriye kugutesha umutwe? Ubundi kubera iki Kayafa agambiriye kukubabaza? Ubundi Kayafa arakubaza iki? Mbese ubundi Kayafa wowe urambaza iki? Haleluya. Ndagira ngo uhereye nonaho ukatire Kayafa, mubwire ngo nta kintu na kimwe cyawe ugomba kumbaza. Ndakwiyamye, mvira mu buzima. Kristo ni umwami w'ubuzima bwanjye. Tugiye gusenga Imana, ukubite Kayafa ku buzima bwawe. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Ngushimiye neza n'ubuntu bwawe bikomeje kubana natwe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakoze kubw'uyu mwanya, urakoze kubw'imirimo n'ibitangaza ukoze. Urakoze kubwa Kayafa ukubise ku buzima bwacu. Urakoze ko uturinze kandi uturengeye. Urakuze ko Kayafa akozwe n'isoni. Mbese ubundi Kayafa aratubaza iki? Mbese ubundi Kayafa kubera icyo atumenyera? Muri uyu mwanya ukoze ibidasanzwe, muri uyu mwanya uyitamure kandi utugiriye neza. Izina ryawe rikomeze ryamamare kandi rikomeze gushirwa hejuru. Ngaho rero reka umugambi wawe ukomeze kuba muremure, inyenyeri yawe ikomeze kutumurikira, ubwiza bwawe bukomeze buganze. Iri jambo buri muntu wese uri buryumve, rigire aho rimuvana kandi rigire n'aho rimushira kubera imirimo n'ibitangaza byawe. Ngaho komeza uganze kandi ukomeze gukora ibikomeye. Abarwayi urabakijije, abatwite ubahaye kubyara amahoro. Buri kimwe cyose wari ubuze amahoro n'uwari ufite imihangayiko uramusubije. Byose twizeye ko ubikoze kandi ubikoze nk'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha wari udukurikiye, imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu. Imana igutsindiye Kayafa, Imana igutsindiye ibibazo bya Kayafa by'inteshamutwe. Muri uyu mwaka, muri uku kwezi, Imana iguhaye insinzi. Kayafa nta bushobozi akigufiteho. Imana ikurwanire kandi kwambika imbaraga. Shalom, shalom.